atandukanye uburyo buri muntu wamukoreye iyo mpamvu tunezerewe no kwibona mu bikari byawe turi bazima izina ryawe ntabwo icyubahiro rero turabujijwe no gusengera ijambo ryaka twese ndakwinjiza kugira ngo ukura atambagira ntunyureho na mwene data ntumunyureho na mushiki wanjye ntumunyureho buri wese ubwo yateguye isahani ya data ukaba ugiye gutambagira kugaburira buri wese data nagiraga ngo uragaburira abandi nanjye ntunsaguze n'abandi bose witeka buri wese azataha yakubonye uwagize icyo yagusaba nyagasani atahanira igisubizo n'izina rya Yesu Kristo dusengeye iri jambo risohowe imbere zacu urisomye ni umuntu nyagasani ariko dukeneye Imana muri we kugira ngo navuga nyagasani natwe tumwumve n'izina rya Yesu Kristo twamaganye imyuka mibi yose ubwo tugiye kugirana ikiganiro n'Imana yacu abazemo turabahereje n'izina rya Yesu Kristo ngwino ufate ibice byose nyagasani imbaraga zo mu ijuru zimanuke ku mugaragu wawe amavuta akomeye yandi wamanuraga kuri ba Dawudi n'abandi bose namanuke ku mukozi wawe ayo mavuta nagera ku gicaniro asakaye no ku iteraniro ryose n'izina rya Yesu Kristo ngaho ngwino ufate itangiriro navuga nyagasani tubona Imana muri we mwitekuze wigaragaze muri iki gice tugezemo n'izina rya Yesu Kristo ngaho ngwino uyobore gahunda zose tubyambaje n'izina rya Yesu Kristo amen. Naweza wakati Mungu wetu apewe sifa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini tuko nachelewa tena sio vizuri. Dia Mungu ya kwamba atakuja kwa wakati. Sasa sio vizuri tukichelewa na wakati tunaoa utaratibu. Wakati tunachelewa tumisha tusaidia kwa tumubona aho gukererwa na mwesabu kuchelewa sana ni sisi tulikuwa saa maana rero ibatera gatege wetu apatie tena kunatua ikindi gihe tuzikosoe siku nyingine kwa tuzikosoe nabyemeye bari nakire ndamuzabene data bo muri Sweden. Okay, kabisa salamu za wandugu wanaishi Sweden. Wasalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Okay, salamu za ndugu Ngalambe. Alikuwa Kisenyi. Wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ananiuliza kweli kuna wandugu hapa wanamjua? Mwambia kwanza kwa mimi wote wanakujua. Sasa salamu Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Alikuwa ndani ya kazi ya Mungu. Tena alikuwa anachoka. Kina naweza anasema nashukuru Mungu kwa kuwa ananiwezesha kutumika ile kazi. Tubidi na sisi tutumike. Mungu akiwalipa na sisi atulipe. Jana tulikuwa nanyi. Kwa tunazungumza maneno mazuri. Kwa Mungu wetu anatazama mahali popote. Tazama vile nazificha na vile vinaandikwa hadharani. Ile haonekana na ile inaonekana. Tana hakuna mahali tunazificha. Tukutana mahali popote yupo. Tunamusie yale tulitenda kabisa ndani ya maficho. Tunatenda ndani ya maficho. Tusamehe kwa kuwa hutaongeza. Aliyokuwa hapa jana Mungu alikuwa nasi. Mungu acha nikwambie Mungu alitusamehe. Sasa tunarudia kuko ntabwo yaturarikira ubusa. Uwo yeye haweza alikia bure. Bwacu dushobora kubararika. Tunaweza kuarika. Ntabwo dufite hatuna kitu byo kubagaburira. Cha kuwapatia. Imana ya Israeli. Kini Mungu wa Israeli irateka anapiga kandi ntabwo ibura ibyo kuvuga. Tena akose cha kubagurira. Yeye turaritse rero kati aratualika. Mu magambo make tumaje gusoma. Machache tunasoma. Turasaba Imana kugira ngo idukurire mu byo kurya. Aba Mungu kusuda toshe cha bamaje kubisengera. Nisha biombea. Akatuganira ijambo rigira riti. Acha tuzukuza sema. Witeka wenyine niwe ukwiriye icubahiro. Yeye anastahili heshima. Ikumva mutabyumvise neza. Sikia kabisa musikie vizuri. Witeka wenyine niwe ukwiriye icubahiro. Mungu pekee ni yeye anastahili heshima. Kandi buri
tena walituambia abantu bakubona kama vile watu uko Imana nayo ikubona. Hari abantu batabyumvise neza na watu wakusikia ariko vizuri, burya byaranditswe. lakini biliandikiwa biri no muri Bibiliya. iko ndani ya Biblia. Uko abantu bakubona Kama vile watu niba wanakuangalia bakaba ari karekare kama kinyao kandi ndimoza hiyo kama kabisa kwa Imana nayo ikibireba. Mungu ni vile anaangalia. Akundi yabibona Kuna vile anaangalia. kandi biri mu mutima w'umuntu. Iko ndani ya mioyo yako ya mtu. Hanze. Hivyo vinatoka nje. Umuntu wibeshe. Uweze kutokana mtu na kujidanganya. Umuntu bigucira. Sema mate na ntabwo wategura umuntu ari ugucitse. Uweze kusema mtu na umutima wawe. Iko ndani ya mtu wako. Umutima wanje. Hanze natoka nje. Biri mu gitabo cya Matayo igice 12. Kitabu cha Matayo aya 12 mstari wa 34. Wabisoma muri Luka ibice 6 Bisoma ndani ya 45. Luka 6 wewe kumurongo wa 45 kuanzia kwa mstari wa 40 na waba yajya yahasoma kuandikisha nasi pasoma Luka ibice 6 Luka 6 murongo wa 45 Matayo na tena ingine Matayo 12 murongo wa 40 mstari wa 32 abiuta bahasoma kuandikisha wanazi visoma ngo tubyumvikane tusikie tutazavuga ngo Imana ntabwo yabyanze. Imana ishoboye byose. Yararebye ibona ko hariho abantu batekereza ibintu bakanabivuga. Bahabonye Luka 6:45 ahandi ni Matayo 12:34 ni henshi ariko reka dufata Matayo 12:34 nabana n'ikiramwe nabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi yuzuye mu mutima ibyo akanwa kavuga Karuko kugira ngo tubyumvikane tunataka sisi tubisikilize ko hari igihe ushobora kuvuga ngo na wakati tunasema eti mbese ko twabaje ibade igisubizo kama tuliuliza kutupatia jibu na nubu hari abashita tondo sasa kunyanya Kigali kabisa na ntabwo babashe wao tekereza rero igisubizo cyawe waza jibu na ibada batazo kwanze bitari mu mutima hakuna ile toka nje na iko ndani ya moyo rata tugiye kuganira ijambo rigira riti sasa tunataka Uwiteka ni wowe wenyine ukwiriye icyubahiro Mungu pekee ndiye anastahili heshima kuko nta wundi yakigabana na nawe mwingine akigawa naye ushobora kwibaza uti mbese abantu yaremye bo biti watu waliyeumba je ushatse gufatanya n'Uwiteka icyubahiro kukamata na Mungu heshima yake mnazifia ko nta kintu na kimwe ushobora gukora hakuna ariko kitu Uwiteka kimoja ashobora anafanya byose lakini Mungu ni mweza yote hari agatabo mfite hano na kitabu niko nacho hapa na agatabo kitwa Doctrine kitaba kusema mafundisho karimo amagambo meza iko maneno mazuri maneno matamu avuga ati anayosema eti inyigisho y'urufatiro kabisa mafundisho ya msingi Doctrine fondamentale mafundisho ya msingi inyigisho y'ubumenyi fundisho ya ujuzi Doctrine de connaissance fundisho ya ujuzi twizera ko Imana ari imwe tunaamini ya kwamba Mungu ni moja kandi tuzi yuko tena tunaelewa ya kwamba Yehova wo mu isezerano rya kera Yehova wa agano la kale ari we Yesu Kristo wo mu isezerano Yesu rishya Kristo wa agano jipya niwe guhishurwa yeye ufunuo kw'Imana wa Mungu niwe Mana y'ukuri ndiye Mungu wa kweli yonyine pekee kandi amaraso ye tena damu yake yaducunguye yalitukomboa yaducunguye yarayimana ilitukomboa ilikuwa ni damu ya Mungu by'umuntu ngo yabikora ile mtu hawezi kufanya niyo mpamvu Imana ikwiriye icyubahiro ndiyo sababu Mungu anastahili heshima umuco wo mu gitondo nuru ya alfajiri wari uwo kugira ngo ilikuwa ni ya kwamba abantu bamenye ko watu waelewe ya kwamba uhoraho ari we Mana aliyeishi ndiye Mungu uwo ni Yesu Kristo ule ndiye Yesu Kristo murabyemeye tunabikubali umuco wo mu gitondo nuru ya alfajiri wari uwo ilikuwa ni yule kugira ngo kwa kuwa abantu watu bamenye ko waelewe ya kwamba uhoraho ari we Mana
Anayeishi ndiye Mungu. Uwo niwe. Ule ndiye Imana. Ndiye Mungu. Wenyine. Pekee. Umuco nuru wo kukagoroba wakati wa jioni ni uwo kugira ngo kuwa abantu bamenye watu watambua kwamba Data twese Baba wa sote, umwana, mtoto, umwemu yera, Roho Mtakatifu ari Imana, ndiye Mungu mmoja. Harundi mugabo mwumvishe. Kuna mwanadamu mwingine mnasikia? Uwo ni ukwiriye icyubahiro. Ule ndiye anastahili heshima. Nushaka kubisoma. Ukipenda kubisoma Timotheo ya mbere. Timotheo ya kwanza. Pande 3 mstari wa 16. Yohana ya mbere. Yohana ya kwanza 5:20. Tito igice cha mbere. Tito ya kwanza. Tito kipande ya kwanza. Tito igice cha kabiri umurongo wa 13. Tito ya kwanza kipande ya pili mstari wa 13. Petero ya kabiri igice cha mbere umurongo wa mbere. Petero ya pili kipande ya kwanza mstari wa Yesaya 9:6. Yesaya 9:6. Abaroma Warumi 9:5. 9:5. Abakolosai kabiri 9. Wakolosai 2:9. Abafilipi kabiri 11. Wafilipi 2:11. Abakorinto ba mbere. Wakorinto wa kwanza 3:11. Yose dusomye nihurabisa. Ile mistari yetu tunasoma pale tunaipata. Uwiteka niwe ukwiriye. Hiyo maana wa milele tena sasa aliishi yagaragaye mu gitondo nk'Imana, agaragara nimugoroba nk'Imana, magharibi jioni kama Mungu. Yehova w'isezerano rya kera, Agano la kale, Ancien Testament, Agano la kale, Nouveau Testament, na Agano jipya ni Uwiteka, ndiye wa milele. Yesu Kristo, Nouveau Testament, Agano jipya. Tunakubali. Ndio maana yake. Ule ndiye Mungu wetu. Yeye anastahili heshima. Mupatie heshima yake. Mungu ukeneye icyubahiro. Na kuna Mungu anastahili ko atazakijana. Sikia vile tulizungumza kama hata ichukua. Umuntu uharanira icyubahiro mwenye anagombania heshima hata pata. Ari mwisi ya none. Kwa dunia ya leo. Akwe ndani ya mbingu. Warugikeneye ni Satani. Anastahili heshima ni ibilisi. Mana iramumana. Mungu anamshusha. Kuganira ijambo rigira riti. Tunasema Uwiteka niwe ukwiriye icyubahiro. Yeye ndiye anastahili heshima. Kumpamvu ki? Kwa sababu gani? Ni ushoboye byose. Ndiye anaweza yote. Areba byose. Anaangalia yote. Akora byose. Anatenda yote. Asumba byose. Niko zaidi ya yote. Hakuna mtu anayekuwa mkubwa kwa yeye. Hakuna mwenye anaweza kushikanisha naye. Samueli wa kwanza. Samueli ya mbere gice cya kabiri. Samueli ya kwanza pili umurongo wa 6 mstari wa 6. Umanuke urangize umurongo w'icyenda. Tuweze kuri mstari wa 9. Amen. Uwiteka arica agakiza. Aca ikuzimu kandi agakurayo uhagaze. Unasimama. Impamvu icyubahiro kimukwiriye. Sababu heshima inamstahili. Nuko ashobora kwica. Kwa kuwa yeye anajua huo. Kandi ashobora gukiza. Na yeye anaweza kuponya. Nihagira ushiruko uko hejuru ko nawe yabishobora. Wewe mtu mwenyewe anatia vidole juu asema naweza. Maze abari we duhesha icyubahiro. Sasa yeye tupatie heshima. Uwiteka arica. Bwana huua. Kandi agakiza. Anayofanya uponyaji. Ashira ikuzimu. Anaweka kuzimu. Kandi agakurayo. Tena anatoa. Sio warugeze. Soma wa karindwi. Uwiteka arakenesha. Uwiteka arakenesha. Agakenura. Arica. Acisha bugufi. Agashira hejuru. Hagarara. Simama. Igitabo cy'imigani kiri kuvuga. Kitabu cha Mizali kinasema eti umugisha w'Uwiteka, baraka ya Mungu utera ubukire, naleta utajiri, kandi nta mubabaro awuvangamo. Hakuna huzuni anachana ndani. Ninde wabishobora? Ashira ikuzimu, anapeleka kuzimu, kandi agakurayo. Tena huleta juu.
komeza endelea umunwa munani akura abakene umukungugu agashyira hejuru abatindi abakuye ku cyabo kugira ngo bicarane n'ibikomangoma baragwa intebe z'icyubahiro kuko iyi sisi arizo Uwiteka kandi nizo yashyizeho umunwa wa cyenda azarinda ibirenge abakiranutsi be ariko abanyabyaha bazakemererwa umwijima yicare shikalie Uwiteka niwe ushyira hejuru Bwana Mungu ndiye anainua kandi niwe ucisha ndiye anapatia kunyenyekea uziha kwishyira hejuru rero inua juu afite ingorane rimwe na ole moja Uwiteka ntabwo azigera amushyira hejuru Bwana Mungu ariko uzicisha bugufi ndio atashinyekeza Uwiteka azamushyira hejuru kuko uzicisha bugufi azaba akoze ibyo ijambo rivuga ariko uzishyira hejuru azaba akoze ibyo ijambo bitavuga azaba ari kurwanya ijambo azaba ari kuvuga ngo nanjye shaka kuba kama nani na runaka kandi kama nani ashira hejuru abatindi inua juu munyonge abakuye kuchamba anawatoa ndani kabisa kugira ngo bicarane n'ibikomangoma waekale pamoja na baragwintebe basi wapate uliti baragwintebe wapate uliti ya kiti z'icyubahiro cha heshima kuko inkingi wakuwa kabisa zisi ya arizo yayishiriyeho yeye alitia Imana ishoboye gushyira inkingi ku isi anaweza kutia iyo itanga icyubahiro kandi niyikwiriye icyubahiro bakenera icyubahiro ntacyo azabona ushobora kuvuga ngo ndiyo ni pasitori ushobora kuvuga ngo ndiyo ni diyakoni ngo ndiyo dushaka udekorani niko kabisa mkubwa wa waimbaji Branamu ari kuvuga ati Branamu anasema eti mchungaji wako mshumba wao pasteur votre pasteur kabisa mchungaji aliyechaguliwa mchungaji wako mshumba wao kuna mtu tamu moja akagira pastor anayeishi bila kuwa na mchungaji uvuga ko ari wo pastor sema kama ni wewe mchungaji udafite pastor wao una mchungaji wako na uvuga wewe ko uri antie sema wiko mkubwa udafite antie wao uvuga ko uri chef de chorale udafite chef de chorale wao ulishapotea wewe wamaze kuzimira nihagire ababyeyi bashirwa ko hejuru bafite abana wewe wazazi wenye watoto watie vidole juu abafite abana bari kote wenye watoto nanga bongeje abana hao walionyesha watoto yekabaza ikibazo nataka niwaulize swali ayi mugisubize tena mnijibu ninde mubyeyi wamara kabiri atakugikoma konsa umwana amasereka akaboneka nani muzazi alizomaliza masiku mbili hakunye kabisa pole jina mama avuga ngo ninje aseme ni mimi nataboneka kugisubizo kinapatikana jibu takuwa inapatikana habuze n'umwe nakoza tamu moja ntabwo waba pastor hawezi kuwa mchungaji nta mupastor ufite naona mchungaji na wewe murinje ni mimi mimi tu kama nani kugira ngo ubone ibyo urya usudi upate chakula ndio guhesha imbaraga zo kugaburira abandi kugira ngo ubone ibyo kugaburira abandi kuko nawe umanga kurya ndio sababu buhiyarimisha uyu munsi nyuma y'iminota 20 twanaguhimbaza ngo twitaho naturimbisha ndio naye tuimbisha ninduzi byose nani mwenyewe anaelewa yote pastor wako mchungaji wako kuba kuheshimiana kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka heshima ya Bwana kigaragarire muri kabisa bapashe kupate kuona ndani yenu icyubahiro ni icy'Uwiteka heshima ni ya Bwana Mungu hakuna hata mtu mmoja ukwiriye icyubahiro anastahili heshima Uwiteka ila Mungu pekee
nuvuga ngo ukisema eti niba atari kama sio mimi nta wundi hakuna mwingine niyo waririmba ijuru nshiri na iminota kabisa 100,000 kabisa dakika moja uzajya mu ijuru hawezi ingia mbinguni bisabye ngurye nakubidi ukule numara kurya nawe ubone ukugaburira abandi bisabye muhugurwe igihe ugurwa kikugeraho kikumara kukugeraho bantu mw'inama uzahuguza abagenzi bawe wenzako amena ibitabo ibyo kama ariko vile aho utavuka ngamo ntabwo uzabashikira hakurya tabaki nyuma ya bahari uzasigara nyuma y'inyanja bose yinjiye kwa farawo bose akishaingia kwa aramubwira ati anamwambia eti ubwoko bw'uwiteka kandi uwiteka ni ubitumye Mungu ndiye anatumana farawo aranga nao anakataa yemera ku munota wa nyuma bari kwa dakika ya mwisho ari uwiteka utegetse kama ni Mungu yeye anaamuru ariko abandi barambuka ni wengine wanavuka we asigara inyuma yeye anabakia nyuma icyubahiro heshima n'icyo uwiteka uhereye none ukageza iteka aho rata gerari we bagure ashiriye hafi ntacyo yashobora gukora ariko uwiteka arica ibyo byo sinabishobora agakiza ibyo nabyo sinabishobora ashira ikuzimu kandi agakurayo ibyo nabyo sinabishobora uwiteka arakenesha agakenura acisha bugufi agashira hejuru ibyo sinabishobora akura abakene umukungu ibyo nabyo sinabishobora ashira hejuru abatindi anainua juu kabisa wa maskini abakuye ku cyapa anawatoa ndani ibyo nabyo sinabishobora na vile siwezi viweza kugira ngo bacishe kugira ngo bicarane kare pamoja n'ibikomangoma wale wakuu ibyo nabyo sinabishobora mimi siwezi viweza baragwe intebe z'icyubahiro uniti ya kiti kuko cha inkingi z'isi kwa nguzo za agize uwiteka kandi nizo yayishiriyeho amen ibyo nabyo sinabishobora ariko uwiteka arabishobora icyubahiro abakimuhaye icyubahiro ntabwo ari icy'abantu icyubahiro ntagihabwe uhereye none ukageza iteka ryose hata milele ni muri Yesaya pale ndani ya Yesaya ntihagire uwasoma mtu akasoma Yesaya 43 Yesaya 43 ahere ku murongo wa 18 arageza kuwa 21 turasoma mu tegeko amen ibyatera ni byinshi kandi ibyashize niyo kubyitaho dore ngiye gukora ikintu gisha ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya nzahangana inzira hariho ikibazo ko kigiye kwaduka ntizakimenya utatambua imana yareka kukitubwira Mungu hawezi kosa kutuambia yamenya ko yari ari umurozi akamenya ko ari umunyeshari akamenya ko ari akajura mwizi bakananirwa kutubwira ibigiye kutuambia ibyo byose irabizi tutanabijua tutari twabaho tutari twanabikora tukibitekereza wazia iyo mana ikwiriye icyubahiro ile Mungu anasema komeza amagaro wose ile baada hujamaliza zahabu inzira mu butayu kuna njia ndani ya jangwa mwemeshe imigezi idaturwa inyamaswa zo mu gasozi ingunzu n'imbuni bizayubaha kuko ntanga amazi mu butayu ugatembesha imigezi idaturwa yararaho namia pale bweha kabisa nguzu mbuni wataniheshimu zose za mubaha kubera iki kwa nini binagirira
pitisha maji jangwani. Tembesha mazi mutayi. Angalia. Sio mimi. Nuite. Kuko tembesha mazi mu mutayi. Bwana pitisha maji jangwani. Inyamaswa zo mu gasozi. Nyama za mlima. Ingunzu n'imbunu. Beha na mbunu. Bizanywa. Yote bitaniheshimu. Naho njewe. Naho wewe. Naho mwebwe. Naho mwebwe. Icyubahiro n'icyanze. N'icy'Uwiteka. Inyamaswa. Munyama. Zo mu gasozi. Ndani ya pori. Ziri kubaha Uwiteka. Namheshimu Bwana. Azihaye amazi. Natwe Uwiteka yaduhaye ijambo. Uze tumwubahe. Ahubwo ukwiriye icyubahiro. Singe Uwiteka. Komeza. Endelea. Abantu niremeye ubwanje kugira ngo nuhire ubwoko bwanje natoranyije. Abantu niremeye ubwanje ngo berekane ishimwe ryanje, ariko yakowe Oya. Wa 21. abantu niremeye ubwanje ngo berekane ishimwe ryanje. Amen. Amen. Inyamaswa zo mu gasozi. Nyama za porini. Ingunzu. Beha. Imbuni. Bizanyuba. Yote Kuko tembesha mazi mu butayu. Watilisha maji jangwani. Gatembesha imigezi mu kidafisha. Watilisha maji ndani ya ubwoko bwanje natoranije. Watie taifa langu Natoranijwe. Kweli mlichaguliwa. Ubwoko bw'Uwiteka. Taifa la Bwana. Uje tumheshimu. Abantu niremeye. Watu nilishuhudia. Uwiteka waturemye. Kwa milele cyubahiro. Ubwanje ngo berekane ishimwe ryanje. Yako binafsi. Uje mwerekana ishimwe ry'Uwiteka. Kashimwe ry'umuntu dukeneye. Ahubwo ishimwe n'icyubahiro ry'Uwiteka. Nutabihereza Uwiteka. Niweho bireba. Ibyo ntabwo bindeba. Ariko icyo tubwiwe nuko icyubahiro twagira Uwiteka. Hahandi twasomye byahishuwe ibice 15. Mbona mu ijuru ikimenyetso gikomeye. Nico gikomeye gitangaje. Nico bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi. Ibyo byimeruka ko muri byo ari n'umujinya w'Imana wuzuri. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana, indirimbo y'umwana w'intama bati mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Umurongo wa 4. Mwami ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera. Amahanga yose akuramye akwikubite imbere, akuramye kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Amen. Amahanga yose ngo mbese mwana ninde utazakubaha? Uri muno ninde utakubaha Uwiteka? Uyu ni Yohana. Mwami ninde utazakubaha cyangwa ngo ye kuguhimbaza? Ureke guhimbaza abantu, ureke kubaha abantu. Duhimbaze Uwiteka kandi tumwubahe. Niwe ukwiriye icyubahiro. Mwami wacu ashira ikuzimu kandi agakurayo, arica agakiza, arakenesha kandi agakemura, acisha bugufi kandi agashyira hejuru. Uwo mwami nawe kuzamura icyubahiro ukageza iteka ryose. Zaburi ya 90.
mwami ibihe byose wahozeho uri buturo bwacu imisozi itaravuka itararamukwa isi n'ubutaka uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Amen. Tarudia ndani. Mwami ibihe byose wahoze uri buturo bwacu imisozi itaravuka utararamukwa isi n'ubutaka. Amen. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Mwami Mfalme. ibihe byose Siku zote. witwa Yehova. Kwa kabisa Yehova. Witwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Wahoze uri ubuturo bwacu. Huo ni makao yetu. Imisozi itaravuka. Ima bato kabisa. Itararamukwa isi n'ubutaka. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Iyo Mana ntihabwa icyubahiro. Iyo niyo dukwiriye kubaha. Naho abantu bashiriye hafi. Hata watu wanaishia karibu. Umuntu naho yatunga Mtu ingawa anaweza kuwa mtajiri. icyubahiro cyo kikagwira. Heshima yake kabisa Ntabwo inakuwa. kizamanuka ngo kimukurikire. Ariko Uwiteka Lakini Mungu ari mu gicuku kwa ndani ya akwiriye icyubahiro. Ari mu gitondo akwiriye icyubahiro. Ari mu mvura akwiriye icyubahiro. Ari mu zuba akwiriye icyubahiro. Wakena akwiriye icyubahiro. Waba bose akwiriye icyubahiro. heshima. Nutakimuha Kama imupatie ntacyo bimutwaye. afanye kitu. Ariko nukiha Lakini kumpatia izagumya igihamba. ataendelea kupewa. Nutakiha izagumya igihamba. Kubera ko baha Uwiteka ntabwo ari inyungu y'Uwiteka. Gukunda Uwiteka, gukorera Uwiteka, kumvira Uwiteka ntabwo ari inyungu y'Uwiteka. Sio faida ya Mungu. Ni inyungu yawe. Ni faida yako binafsi. Bisabye ngo twubahe Uwiteka. Inabidi tumuheshimu Mungu. Muri iyi minsi Mwezi masiku abantu ibyanditswe babigize simbizi. maandiko watu walifanya vitu abajue. Ababwiriza barabwiriza, Wahubiri wanahubiri, abantu bakanga kumva. watu wanakataa kusikia. Ariko ku munota wa nyuma Hii ni dakika ya mwisho. bakubwire ngo Acha nikwambie, hari aho utazareba. wakati kuna mahali hautavuka. Hari iyo twabuze, Kuna mahali tuliishi, twavuye, tulitoka huko, n'abandi bavayo, na wengine walitoka, n'abandi baraza, wengine wanakuja, n'abandi baracaza. wengine wanakuja. Ariko kugeza ubu Lakini tangu sasa ntabwo twari twamenya icyo twahuje ni iki. kandi najua kile tulichokimbia ni nini. Ushobora kwitegereza umuntu uko yambaye Naweza kutazama mtu vile anayovaa ugashaka niba ari umusore, na tafuta kama ni dada, ugashaka niba ari umufurere, tafuta kama ni ndugu, ukayoberwa izina ry'umuntu. nakosa umpatie jina Ariko zake. iyo twazi Lakini kule tulikuwa tunaishi, hari ibyo twakiranaga nabyo. vile tulikuwa tunagombana navyo. Kubera iki wabyibagiwe? Kwa nini wewe ulisahau? Petero ari kuvuga Petro anasema eti mwirinde, mujihadhari, mwirinde n'ibisindisha, mujihadhari kabisa, mwitandukanye mujitenganishe n'irari mwagiraga kera kabisa na tamaa ya zamani, mukirinjije. mukingari wajinga. Ntabwo yari atukanye. Yeye akutukana mtu Iyo twabuze bari tulikuwa hari tunaishi ibyo twamenze, na yetu kabisa, tuliangalia kuki tutabisize? kwa nini hatukuviacha. Reka ngubaze, Acha nikuulize, ufashe umusatsi wawe mbona kamata nywele yako ukawukubitamo undi musatsi, unatiamo nywele yengine, ntabwo akubitamo icyuma, unatiamo vitu vya chuma. wahunze iki? Wewe sasa nikuulize, ukimbia nini? Ufashe agapantaro Mbona kamata kasuari ukagerekaho ijipo, unatia juu kabisa chini. akana gato kari kukureba, Mtoto mchanga na kuangalia, ejo ntigashobora kuyigurira, naona akaweza kujiuzia yeye, uzashobora kukabona. akaweza kumkataza. Mwibuke iyo twabaga Uke mahali tulikuwa tunaishi ko hari ibyo twakiranaga na nabyo, tulikuwa tunagombana navyo, mubisige. mubiachilie.
ni nyungu yacu, ni faida yetu, ni nyungu yacu, faida yangu, ni nyungu yako, faida yako. abana b'Mungu, watoto wa kiroho, mwumve aya msikie maneno haya. Gukora neza, tenda mema, kubaha Imana, kutii Mungu, kugendera mu by'Imana ishaka, no gukiranuka kwawe, kuwa mwenye haki, ntabwo ari inyungu y'Uwiteka, faida ya Mungu. Uwiteka ari kuvuga, Mungu anasema hivi, bagore, wanawake, mukamarane n'abagabo, usivae wanaume, mukamarane n'abagore pamoja na wanawake, kuko kwa kuwa icyo ari kizira Uwiteka Imana yanga. Mungu anakatala urunuka kabisa sana. Vuga Imana irabireba, Mungu anaviangalia, ikumva biri kuinukira, anasikia kabisa ibintu biri kuinukira Uwiteka, nibyo nawe urugukora, ni vile unataka kufanya. Niba muno harimo umwenzo, kama hapa kuna mtu anayekunywa pombe, guhera uyu munsi, tangu sasa Imana ichicaye kundi, Mungu akingana ikala kukiti, inzoga yireke rehema, pombe wewe iacha. Igihe cyo kunywa, Hii sio igihe cyo kunywa cyararangiye, igihe ntabwo ari igihe cyo kwitukuza, igihe cyo kwitukuza cyararangiye, turi mu gihe cyo kubaha Uwiteka, tuko mu wakati ya kutii Mungu. Kaini yatanze igitambo cya Abeli. Kaini alitoa dhabihu kama Abeli, ariko kidafite icyo gisobanura, lakini haina maana. Ariko icya Abeli, lakini Abeli cyari gifite ubusobanuro, ilikuwa na maana, kuko cyari icy'amaraso. Kwa kweli kwa ni Imana kugira ngo ituronke yamenye amaraso, ilimwaga damu. Ni ibitambo tugomba gutambira Uwiteka, kutolea Mungu, ni ibitambo dhabihu bisa n'iby'Imana yemera, ibitambo bizima, dhabihu kabisa iliyo hai. Sinzi niba muri sijue kama mnabisikia. Ntabwo yigeze atanga yeye kabisa akutoa kabisa vya kuoza ibizima, yeye kabisa alitoa ariko bidasa n'ijambo, igisirimu mu kireke kabisa kile ntabwo mwabuze ibindi byo gukora, hari amavuta ntabwo isiga nkagaragara neza, ariko abakunda mu ruhu ile ya kunitoa ngozi. hari uko Imana yandemye, kuna jinsi Mungu aliniumba, kandi yandemye ibikunze, tena niumba yeye anavipenda, kandi bihesheje icyubahiro, nampatia heshima. ni ikirekere rero Uwiteka, niachie Mungu kuganira ngo icyubahiro mucuruzi Musa heshima ni ya Mungu. niba hari ubikora anavitenda, yihangane abireke, asubiri kabisa aviache. ejo bitugeraho kwamba jana tukifika mahali ya kuvuka bagasigara inyuma, anabakia nyuma, bizatubabaza, vitatuhuzunisha. ku myambarire, mavazi, ku mivugire, masemi, ku mikorere, tenda, mu bikorwa, matendo, kubaho Uwiteka, mheshimu Mungu. iby'inzangano n'inzika na machukizo vyote tufundisha. dusaba Imana gitubabarire, naomba Mungu aturehemu. igihe tugezemo rero tunafika ndani sasa nicyo kubaha Uwiteka, ya kumheshimu Bwana. nta muntu dukeneye kubaha, kuheshimu, ariko Uwiteka navuga, lakini Mungu akavuga ati, anasema hivi, Gerard, burya uri mu makosa, uko ndani ya kosa byihuse kabisa, haraka. Mana Mungu wambonye, uniangalia, je ntabwo nari nirebye, mimi sikushangalia, ariko umbabarire, kandi ntabwo nzabyongeza. Niba hari umunywi w'inzoga, hakaba hari umusambanyi, hakaba hari umukora ibyo akora ibyo ari byo byose furahishe Mungu, mu myambarire, mu mavazi, mu mivugire, mu migendere yawe. Niba uri kubona ko nta kugaragaza Imana kugira nta cyubahiro cy'Uwiteka kirimo, guhera uyu munsi ubireke. Iki ni igihe cyo kubaha Uwiteka, nutamwubaha ntabwo azababara, nutamwubaha ntacyo azagabanyuka. dusomere Yobu 35 umurongo wa mbere kugeza ku wa kane, ndaturebere Yobu 22 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Amen. Nenda watubashije ni mwenye kwa naulizwa leo haruko angalia ari hizi na jina akomeza kusubiza ati
Kugira ngo uzajye mu gukora ibyo Imana ishaka no kugira ngo uzabone nutabikora
ijuru duhitamo nabi ntabwo uzajyayo utaingia. Zaburi Zaburi 128. hahirwa uwubaha Uwiteka wese, hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze. Uwubaha Uwiteka arahiriwe kandi akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uzaja wishima, uzahirwa. Uwubaha Uwiteka azishima kandi azahirwa, kandi azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Ahandi hari kuvuga ngo umunyagisuzuguriro we arahinyurwa. Inzira ni ibiri, hitamo. Uwiteka niwe ukwiriye icyubahiro. Arica agakiza, ashira ikuzimu agakura zimuni, yabayeho tarabaho, kuva kera yahoze ari ubutumwa bwawe. Isoko taravuka, tararamukwa isi n'ubutaka, yarari Imana. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'inguni bizamubaha, kuko atembesha amazi mu butayu, kugira ngo yirinde ubwoko yaremye, abantu yatoranije. Niba waratoranije, yubahe Uwiteka, ariko nutamwubaha Uwiteka ntabwo azahora. Ijambo nabaganirizaga n'irimo kubaha Uwiteka, niwe ukwiriye icyubahiro. Buri wese icyubahiro agihereze Uwiteka. Abateranye mwese dukwirije kubaha Uwiteka, kubaha nawe azabahisha. Imana ibahumurisha mu izina rya Yesu Kristo.